ubundu wawe na uruwanje ibihe byose Yesu 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 ubundu wawe na uruwanje ibihe byose Yesu 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 ubundu wawe na uruwanje ibihe byose Yesu we Yesu Yesu ubundu wawe na uruwanje ibihe byose ubusingenda njyenyine ndi kumwe na Yesu inzira zanjye zose mukizura ubusingenda njyenyine ndi kumwe na Yesu inzira zanjye zose mukizura ubusingenda njyenyine ndi kumwe na Yesu inzira zanjye zose mukizura ubusingenda njyenyine ndi kumwe na Yesu inzira zanjye zose mukizura ubusingenda. Nkuko mutubona hano twitwa Fishers of Men Ministries, tukaba dufite icyicaro i Huye mu karere ka Huye BUTARE, niho representation iri. Dufite amabranche ane, hari riri muri Kigali, hari riri muri Rusizi ndetse no muri Kongo ahitwa Bukavu. Dukora umurimo w'Imana mu buryo bw'ivugabutumwa ndetse no mu ndirimbo nk'uko mubibona. Dukora ibikorwa bitandukanye, ariko ibikorwa byose dukora intego n'imwe, n'ivugabutumwa. Niyo misiyo yacu ni ukubwiriza ubutumwa bwiza. Rero muri ubwo butumwa bwiza tubikora mu buryo bw'ijambo ry'Imana, tukabikora mu buryo bw'imibereho myiza, gusabana n'abantu, gufasha abanyarwanda muri sosiyete nyarwanda turimo, mu gushishikariza abantu kuva mu biyobyabwenge n'ibindi bitandukanye. Tugakora mu buryo bw'indirimbo, nuvuga dukora mu madepartement atandukanye, ariko cyane cyane intego nyamukuru cyo twubakiyeho cyangwa se vision ya Fishers ni ukurema ikinyejana kigendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Tukaba dufite igiterane ku itariki 2 kugeza kuri 5 z'ukwezi kwa 8, kizabera i Huye. Kizaba kirimo abavugabutumwa batandukanye, harimo Pastor Christophe kuva muri Calvary, hakaba harimo Pastor Alexis kuva muri Betami, n'abandi baririmbyi batandukanye bakorera muri karere ka Huye. Muratumiwe mwese kwifatanya natwe, bizadushimisha. Murakoze. Ikintu nabwira abantu bakurikiranye Authentique, haba abatuzi n'abatatuzi, ni ukwitabira igiterane kuko gifite intego ku buzima bwabo kandi bizaba ari byiza, akarusho nuko ari ubuntu. Murakoze. Sinzibagirwa ineza yawe mu buzima bwanjye narayibonye, wambereye umukunzi mwiza mu buzima bwanjye narayibonye. Sinzibagirwa ineza yawe mu buzima bwanjye narayibonye, wambereye umukunzi mwiza Yesu we mu buzima bwanjye narayibonye. Sinzibagirwa ineza yawe mu buzima bwanjye, wambereye umukunzi mwiza Yesu we haye. Sinzibagirwa ineza yawe mu buzima bwanjye, watubereye umukunzi mwiza mu buzima bwanjye, wambereye umukunzi mwiza wambereye umukunzi mwiza mu buzima bwanjye.